Amahoro bwoko bw'Imana, people of God. Yego uyu mwanya n'ubundi ndabasuhuje mugubwe neza abari hirya no hino ku isi, basuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Yego kuri Irera TV rero dusangira byinshi cyane bitandukanye, turebera hamwe icy'ingenzi dukwiriye gukora, icy'ingenzi dukwiriye kubahiriza ku gihe dufite muri iyi si cyangwa kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi ni naho turimo kurebera hamwe uruhererekane rw'ikiganiro, turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Niho twabonye kandi yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Uyu munsi turasubiza iki kibazo kigira kiti nyirizina, dore ko kwiga ijambo ry'Imana tubiziranyeho yuko byose kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko cyangwa ari ingenzi cyangwa ari ngombwa. Niho mpamvu turimo kuvuga tuti shingiye ko uhamya ko kwiga ijambo ry'Imana ari ngombwa. Ese kwiga ijambo ry'Imana bifata igihe kingana gute? Kwiga ijambo ry'Imana bihabwa cyangwa bifata igihe kingana gute nyirizina? Tubiziranyeho yuko wenda twese kwiga ijambo ry'Imana ari ngombwa mu kubaho kwacu. Ese kwiga ijambo ry'Imana bifata igihe kingana iki? Yego turareba iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Twibukiranya nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana kubwa akanyamuneza ko kuyoborwa n'umwuka w'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Kandi nabyo biza kwerekana yuko ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego kiraza kuba ibimenyetso byerekana Imana iri mu ruhande rwe. Tugiye kureba igisubizo cy'iki kibazo nyirizina, twibukiranye yuko twebwe nk'ubwoko bw'Imana, God's people, kwiga ijambo ry'Imana duterwa ishyaka nabyo. Kwiga ijambo ry'Imana bidutera ishyaka, bitwongerera imbaraga, kandi tukongera tukagira akanyamuneza iyo dusobanukiwe, iyo tumenye icyo tugomba gukora ku Mana cyangwa icyo Imana yasabye yuko tugomba gukora. Iyo tukimenye, icyo gihe bitubera byiza cyane kuko biba byiyongeye mu bindi tugomba kubahiriza. Yego turimo gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Ese kwiga ijambo ry'Imana bifata igihe kingana gute? Ese byaba ari ukwezi, byaba ari imyaka 2, byaba ari imyaka 3, yaba ari 6? Ese bifata igihe kingana iki kugira ngo umuntu aba asobanukiwe neza ijambo ry'Imana, akituriza, akicecekera? Bifata igihe kingana iki? Tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, ariko tutarahasoma ndagusaba kugira ngo udufashe. Bibiliya bivugaho iki? Dufashe utubwire. Ese nyura muri komenti, wafite n'ikibazo runaka wakitubaza kugira ngo babeho gufatanya. Ndasaba nawe kandi uri mushyashya kuri Irera TV 1, dore ko buri munsi twiga Bibiliya kuri Irera TV 1 turebera hamwe icyo tugomba gukora. Wowe uri mushyashya utarakanda subscribe, utarakanda subscribe kuri iyi channel, yikande kugira ngo duhorane umunsi ku munsi tureba iby'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Yego tugiye kureba, ese kwiga ijambo ry'Imana bifata igihe kingana gute? Ijambo ry'Imana turebye mu Gutegeka kwa 2 ibice 17 ku murongo wa 19 haragira hati, icyo gitabo azakibane ajye agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Ijambo ry'Imana ribihishuye neza, ryerekanye igihe bigomba gufata cyangwa igihe umuntu agomba kumara arimo kwiga ijambo ry'Imana. Ese wowe wumvise bahishuye yuko bigomba gufata igihe kingana iki? Dufashe muri komenti. Ijambo ry'Imana ryerekanye ngo icyo gitabo azakibane ajya gisomamo iminsi yose akiriho, iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye
no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Ijambo ry'Imana ribihishura ryerekana yuko kwiga ijambo ry'Imana bitagira iminsi runaka ngo birangire cyangwa bihagarare. Kwiga ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya bigaragara yuko bigomba kwigwa buri munsi kandi bikakorwa bikaba ku muntu mu buzima bwe bwose. Kwiga ijambo ry'Imana Bibiliya yerekana yuko bigomba kuba ku muntu wese ukiri mu buzima kuri uyu mubumbe w'isi, kandi akabikora mu kubaho kwe kose. Iminsi wahamara, amezi wahamara kuri iyi si, imyaka wamara kuri iyi si, ukayimara n'ubundi urimo kwiga ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya, kugira ngo ubashe kubahiriza cyangwa kugira ngo urusheho kugenda ushaka buryo ki wakubahiriza icyo Imana ishaka. Niho ijambo n'ubundi ryabyerekanye ngo icyo gitabo azakibane ajye gisomamo iminsi yose akiriho. Urumva, kuba ugifite umwuka wo guhumeka ukiriho, ukiri muzima kuri uyu mubumbe w'isi, ugomba kuba urimo kwiga ijambo ry'Imana, urimo kwiga amategeko Imana ishyiraho. Ese Imana irashaka ko dukora gute? Irashaka ko tugenda gute? Ibyo byose uhora wiga buri munsi, uhora ushakisha. Rero kuri Iyera TV One nabyo twabigize intego yuko tugomba kwiga ijambo ry'Imana, kwiga icyo Imana yavuze, kwiga icyo Imana ishaka n'icyo yanga buri munsi. Rero uri mushyashya kuri Iyera TV One, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, duhorane buri munsi twigana, ndetse utanga n'inyunganizi n'ibitekerezo nyuze muri komenti. Yego, ijambo ribihishuye neza yuko kugira ngo ubashe kwiga uburyo wagagombye kubaha Imana, kugira ngo witondere ibyo yavuze, kugira ngo ubashe kwitwararika mu byo ishaka, nuko ubyiga buri munsi. Iminsi yawe yo kubaho kwawe yose, igihe cyo kubaho kwawe cyose, iminsi yose ukiri ku isi, uba ugomba kwiga ijambo ry'Imana. Yego, Bibiliya irabihishuye, nta kidukinga, nta kiduhisha. Niyo mpamvu natwe twabigize intego nk'ubwoko bw'Imana, yaba ari hano kuri Iyera TV One, mu materaniro hirya no hino, dore ko ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana tutanyuze ku ruhande, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, ariho ijambo ritwereka yuko Yesu Kristo ari we muhuza wacu n'Imana. Yego, Yesu Kristo ari we rembo, ari we rwinjiriro rwo kugira ngo buri wese agere mu bwami bw'Imana. Kugira ngo rero ubashe Yesu Kristo kubera irembo, nuko wizera yuko yagucunguye ku bw'ibyaha byawe. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana. Yego, ndabashimiye dore ko mudahema kubana natwe twiga byinshi cyane byimbitse kandi by'agaciro. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.